Yesu ashimwe bene data. Nitwa Sam Mahoro. Turashima Imana ko iduhaye amahirwe kandi yo kongera kubana namwe mu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Iyi ni Spirit of Worship, nk'uko mubizi. Ni gahunda yo kuramya Imana itegurwa na The True Worship Ministries. Ni umugisha rero kubana namwe muri uyu mwanya wo kuramya Imana. Ndabizi neza ko turi buze kugirana ibihe byiza byo kuramya, kuganira, gusenga. Ndabizi ko turi buze kuryoherwa. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, ahubwo ndi kumwe n'abandi bavandimwe muri Kristo tugiye kubana muri uyu mwanya. Ndagira ngo batwibwire, ni abantu bakuru, hanyuma tuhite dutangira dufatikanye tuziranye. Imana ibahe umugisha. Reka duhere hirya hariya. Urakoze cyane. Ndabasubije mu izina rya Yesu. Nitwa Yves Mahoro Rwisumbura, ariko ku mpamvu z'akazi nitwa Yves Victorious. Niyise Victorious kuko ndi umutsinzi no kurusha. Yes, ndi umugabo, ndubatse, ndakishijwe, nkunda Kristo, ndi umuramyi. Urakoze cyane, ni karibu. Turi kumwe kandi n'undi nawe yatwibwira. Nitwa Mutware Justine, bigiye hamwe n'umutini. Murabizi n'umutini niyo mbuto Yesu yakundaga kurya, ariko ntabwo ari umutini nyine y'imbuto, nawe mazina afatanye. Imana yampaye kuvuka ubwa kabiri. Imana ibahe umugisha mwese. Wow, ni karibu cyane. Murakoze sana. Yes, katumve n'undi hano nawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amazina ni Espe. Nkakijijwe, ibindi Imana iduhe umugisha. Wow. So tubahaye ikaze mwese rero, abanyuma tugiye gufatikanya muri uyu mwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse turaza no kuganiraho gatoya ku kuramya no guhimbaza icyari cyo, cyangwa se turaza kugira umwanya uhagije, muraza kuryoherwa ndabizi. Reka dusenge hanyuma tuhite dutangira. Imana ibahe umugisha. Tegura umutima wawe kugira ngo Imana ivugane nawe muri uyu mwanya. Ibyo tugiye gukora, indirimbo tugiye kuririmba, birashoboka ko waba uzizi, birashoboka ko wakumva ari ibisanzwe, cyangwa nawe warayanditse, iyo turirimbye ariyo wanditse, ariko birenge kubimenyera gutyo, ahubwo wumve ko Imana iri kuvugana n'umutima wawe, nawe bikoroshya umutima kugira ngo umutima wawe Imana wishimire ubwo tuba turimo turamya dukoresheje indirimbo. Ngaho tegura umutima wawe dusenge. Mana, turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye kudukunda, tugushimiye ko urukundo rwawe warugaragarije ku musaraba, kohereza umwana wawe Yesu Kristo agapfa ku bwacu, natwe uduha kumwishurirwa, kumumenya, kumwizera, duhinduka abana b'Imana, bitavuye ku mirimo myiza dukora, ahubwo bivuye ku kumwizera gusa. Mwami, turagushimiye, icyubahiro ni cyawe. Iyo niyo mpamvu ikomeye idutera kukuramya, iyo niyo mpamvu ikomeye idutera kuguhimbaza, iyo niyo mpamvu ikomeye itumye twicaye hano, iyo niyo mpamvu ikomeye itumye mwene data udukurikiranye agiye kuvugana nawe, abasha kugera ku mutima wawe, abasha gusabana nawe, kuko mbere ntibyabagaho. Ariko turagushimiye ko Kristo amajije gupfa, amajije kuzuka, tumajije kuba abana b'Imana, twagize access yo kwinjira ku mutima wawe, tukaganira nawe, ukatuganiriza. Mwami, icyubahiro ni kibi cyawe. Reka ibyo bihe aba ari byo biganza mu mitima yacu, ibyo bihe aba ari byo biba ku buzima bwa mwene data udukurikiranye, mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubane natwe, duhe kugira ibihe byiza byo guhembuka, byo gukira indwara, Mwami, byo kwiga no kumenya no gusobanukirwa, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
예수 바로 기사 원제 님의 완주 jamais
agakiza kanjye Yesu gusa niwe byirato byanjye niwe ndamya niwe nsingiza niwe ndirimba twagusanze Imana yizerwa twakubona Imana yigirwa ibisambo bwiwe si amagambo twumvanye hasi ahubwo ubuzima bwacu bubeshejweho n'ubuntu bwawe gusa umunsi ku wundi tugenda tubona imbaraga zawe umunsi ku wundi tugenda twexperimenta gukora kwawe ese mwami mw'isi ninde wundi watugirira umumaro ntawe ninde wundi watwihanganira nk'uko twihanganira ninde wundi wadukunda nk'uko wadukunze ninde wundi wadutangira ikiguzi ko ku bana b'abantu bidakunda twasanze nta wundi wiringirwa nta wundi wizerwa gusa twasanze nta wundi ukwiriye gushyirwa hejuru nta wundi ukwiriye kubamirwa nta wundi ukwiriye gupfukamirwa nta wundi dukwiriye kuramya ni wowe gusa wowe waremye isi n'ijuru mu bunini bwawe mu budahangarwa bwawe ukemera ukambara akamero k'umuntu ukaza gutanga icyo umuntu yari yarabuze ukaza kongera kuduhuza n'Imana. Uyu munsi kubw'igitambo watambye twabashije kwinjira uyu munsi natwe turataka ngo Abba Data tubasha kumuhamagara ngo data akatwitaba kubera ko watanze ikiguzi
uyu munsi turabaraganwa nawe kuko wemeye kutugira ab'agaciro. We are so grateful. Hallelujah. Ese tukugereranye nande Mana? Ijambo ryawe rirambwira ngo wahawe izina risumba andi mazina yose kubw'igitambo wemeye gutamba. Wahawe izina riri hejuru y'andi mazina yose kugira ngo buri vi ryose ryo mu ijuru, mu isi ndetse no munsi y'isi rigupfukamire, ndetse buri rurimi rwose rwatuye ko ari umwami. Uyu munsi dufatanyije n'abera guhamya ko ari wowe mwami. Dufatanyije n'abera bose, dufatanyije n'abamarayika n'ibizima kuvuga ngo urera, urera, urera. There's no other God. Hirya yawe nta yindi mana, hirya yawe nta yindi mana. Ibindi bitirira ubumana n'ibigirwamana nta bushobozi nta bubasha, ariko wowe tukubonye n'ubushobozi. Aho tugeze uyu munsi ni wowe gusa. Turagushima Kristo. Wewe ni wakiri cyubahiro, we muhanyi ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe, niho nshaka kwibera ibihe nzobaho, zamashima wewe. Ndagira ngo dufatane n'abadukurikiye twese ube umuhigo uvuga ngo ibihe byose nzabaho nzashima wewe. Uvuge nka Dawidi ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka igihe cyose. Uri indirimbo yanjye mu mababa yawe, niho nshaka kwibera ibihe nzobaho, zamashima wewe. Wewe waremye ijuru, awe muhanye Yesu, niho tanga ubugingo Yesu. Uri indirimbo yanjye, Ubwiza bwawe mababa yawe, niho nshaka kwibera ibihe nzobaho, zamashima wewe. Wewe waremye isi n'ijuru, wagira icyubahiro, wakira icyubahiro, byose akwiye gupfukamira umuhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe, niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho, zamashima wewe. Isi n'ijuru, niwakira icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye, mababa yawe, niho nshaka kwibera ibihe nzobaho, zamashima wewe. Isi n'ijuru, niwakira icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye mu mababa yawe,
Imana gusa. amababa yawe Haleluya Yesu. niho nshaka kwibera uriye nzoyaho z'amashima wewe amababa yawe niho nshaka kwibera uriye nzoyaho z'amashima wewe amababa yawe niho nshaka kwibera Yesu. uriye nzobaho z'amashima wewe igihe cyose ngihumeka nzashima wowe gusa ari nde tubafite ntabwo uretse kukuramya iteka ryose nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe turirimba n'icyo gusa nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe bihamye ko nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe ubuzima bwanjye bwose nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe nta yindi mana nta yindi mana nta yindi mana mfite atari wowe shimwa mana yacu hirya yawe nta yindi mana shimwa shimwa mana yacu hirya yawe nta yindi mana shimwa 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 mana yacu hirya yawe nta yindi mana bihamye kandi shimwa shimwa mana yacu hirya yawe nta yindi mana 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 haleluya hirya yawe nta yindi mana haleluya haleluya Naragenze mu mahanga yose shakisha Imana ifite ubushobozi, narakoze ubushakashatsi kugira ngo ndebe Imana izindi zose, nararebye uko nshoboye kose kugira ngo ndebe Imana ikunda ubwoko bwayo, ubu nasanze
Imana imeze nkawe. nasanze Imana imeze nkawe. Jehova Jireh, Imana imeze nkawe. Jehova Rafa, Imana imeze nkawe. Uwiteka, Imana imeze nkawe. Mana yacu, Imana imeze nkawe. Mana nziza, Imeze nkawe. nayo nayo, Imana imeze nkawe. Uwiteka, Imeze nkawe. nawe mubanye, Imana imeze nkawe. urukundo nayo, Imana imeze nkawe. yapfira abanyabyaha nkatwe, Imana imeze nkawe. icyubahiro nayo, iyo ibyaremwe byose bihamya, Imana imeze nkawe. icyubahiro cyawe gisumba ibyaremwe, Imana imeze nkawe. n'abamarayika barakubarira, Imana imeze nkawe. imbabazi nayo, Imana imeze nkawe. ababi nawe, Imana imeze nkawe. twihangana nayo, Imana imeze nkawe. twihanganira twebwe, Imana imeze nkawe. abagomeke, Imana imeze nkawe. amaraso y'umucunguzi, Imana imeze nkawe. ukiranuka nkayo, Imana imeze nkawe. uzuye ubutabera, Imana imeze nkawe. nasanze, Imana imeze nkawe. nasanze, Imana imeze nkawe. Mana yacu, Imana imeze nkawe. nayo, 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 Imana imeze nkawe. Mana nayo, Imana imeze nkawe. yacomye inyanja kabiri, Imana imeze nkawe. ubwayo bukangukira, Imana imeze nayo, nkawe. nayo, 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 Imana imeze nkawe. nasanze, Imeze nkawe. Yesu we, nasanze, Imana imeze nkawe. imbaraga nayo, Imana imeze nkawe. urukundo nayo, Imana imeze nkawe. imbabazi nayo, Imana imeze nkawe. kwizerwa nayo, Imana imeze nkawe. Haleluya. Haleluya. Wow. Haleluya. umugisha kandi Imana imeze nkawe niko twarimo tumva twatanye twumva mu byo twishingikirijeho umwungeri mwiza twavuga twarego yes nta yindi Mana imeze nkawe nta wundi mwami wo kwiringirwa atari Imana yacu. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes, ndifuza ko tuganiraho gatoya. Twarimo turamya Imana dukoresheje indirimbo. Amen. Ndashaka ko twese dufunguke tuganire, tugira muri spirit of worship, tugira gahunda cyangwa se ikiganiro twita let's talk worship. Reka tuvuge kukuramya. Amen. Byibuze iminota mikeya umuntu udukurikiranye asobanukirwe kuramya n'iki, kuramya bisobanuye iki mu yandi magambo. Amen. Ndifuza ko buri muntu wese yakivugaho uko bisobanukiwe cyangwa se bishurirwa. Reka mbere kuri mutwara, iyo bavuze kuramya Imana wumva iki mu magambo make? Kuramya Imana, menya yuko nyine tuzaza kuvuga ko worship yagerageje gushakisha no gusoma, banza kumenya kuko iyi Mana turi kuvuga, uyu muremyi w'isi n'ijuru, abantu ba mbere bayimenye bayanditse bwa mbere n'Abayahudi. Nshaka kubanza kumenya abantu ni ibiki iyo bavuga ngo bari kuramya Imana n'iki babaga bavuze. Sanze rero nk'uko no mu Kinyarwanda tugira amagambo menshi: gusenga, kwambaza Imana, kuririmbira Imana, kubarara, kubaha Imana, gukunda Imana. Sanze rero bari bafite ibintu byinshi. So ni bike rero nashatse kurebaho. Hari ibyo bitaga ngo ni shaka cyangwa bow down, babikoreshaga cyane yaba nyine b'Imana n'abasengaga ibigirwamana, bakabyubararira, kubaha cyane.
ni iki, ariko abisirayeli bageze igihe noneho babikora by'umuhango ari by'Imana idakunda, bava kubikora izima, aho Imana yababwiraga muri Yesaya ngo amazina yanyu numva ari urusaku. Ugasanga nyine bibaye kubaha Imana by'umuhango gusa, bibaye nyine kuza kubarara, ariko imitima iminwa, ariko imitima ikamba kure. Imana ijya ibabwira ati ndashaka ko noneho mutanyaguza imitima, ariyo muca mureke ibintu byo ku magambo gusa. Hakabaho iryo ni rimwe, hakaba icyo bitaga muri toda cyangwa thanksgiving muri Zaburi 100, murabizi, mwinjire mu marembo y'umushima. Nabyo ryari ijambo bakoreshaga baramya Imana, nabyo no kuramya Imana, gushima Imana, nabyo no kuramya Imana, no kuvuga ngo kugira umutima uri grateful, umutima ushima Imana, no kuramya Imana. Hakaba iyo bita zamar, ariyo dukunda gukoresha nyine uzana urusaku dushimbaza Imana, ariho nyine n'abanyamuziki bazira. Ibyo byose barabikoreshaga, ariko ibi bintu ntabwo dushobora kubivuga ngo twirengagize yuko nyine kuvuga ku kibazo gihari kuri iki kintu kijyanye no kuramya Imana. Ikibazo gihari ni ikibazo cya muntu cyitwa icyaha. Harimo akantu nyine yuko ikintu cyose kiri buzane kubaha Imana, kiri buzane gucira bugufi Imana, kiri buzane kumvira Imana, agatima kamuntu karahagarara kuva muri Edeni kakakirwanya aho kiva kikagera. So iki kibazo rero kirakomeye cyane, ariko turashimira Imana yacu yari irahiye ngo amavi yose azayipfukamira. Ibyo rero bisohora muri Yesu Kristo gusa, wemeye kuza yambara twe. Imana si umuntu bene data, iyo tuyiramye ntabwo tuba turamye umuntu. Imana si umuntu, ni Imana yo yashimye gusa ahubwo kwambara umubiri w'uwo muntu witwa Yesu. Ariko Imana nyine yo ni Imana. Amen. Imana yari mu bintu byose, kandi byose ngo bivuge icyubahiro cyayo. Duhere ku byo yaremye, dukwiye kwiramya, turebye ibyo yaremye, dukwiye noneho no kwiramya na ya mitima yari nyine idashobora kuramya Imana, ariko Kristo yaje kugira ngo yongere atubyare mu Mana twataye kera, yongere nyine atubyare tuba abana b'Imana, tubashe noneho kuyubaha, tubashe noneho no kuyiririmbira, tukayiririmbira n'imitima iririmba ngo ni wowe Mana gusa nk'uko twaririmbaga. Nta yindi Mana iriho uretse wowe Yesu Kristo gusa. Niwe Mana y'ukuri yonyine, niwe Mana ishobora kubana n'abantu, yabanye natwe, aba Emmanuel, n'ubu kandi ni Imana iri kumwe natwe. So rero ibi kuramya Imana ni ibintu bikwiye kujyana no kumvira Imana cyane. Terme ikunda gukoreshwa no gukunda Imana, kwikundisha imitima yacu yose, gukunda Imana wese. Ariko nyine noneho igisigaye, kuko uyu mugambi w'Imana yiraheka izawukora, ndetse n'ibyahishuwe bisoza bitweretse yuko aya mahanga rwose azaza imbere yayo, akavuga ngo agakiza no guhimbazwa n'ishimwe by'Imana yacu n'umwana w'intama wicaye ku ntebe. Amen. Uyu mugambi wo kuramya ni igikorwa cyiza kandi kizasohora rwose byuzuye. Ikirasohora byuzuye ubu turi kubikora nyine bukeya, ariko bizasohora byuzuye. Ahubwo icyo twavuga nacyo ni ukuramya Imana, no kugenda kubwira noneho aba bantu kugira ngo imitima nabo ize kumva. Bene data, ni benshi, ibisarurwa ni byinshi, ariko who's gonna tell them Jesus loves them? Who's gonna tell them there's a better way? Who's gonna warn them all these things come around them, so God can turn their nights to day? Imana irenga uwo mwijima barimo, umucyo noneho bakaza muri uwo mucyo, bakubarara imbere base w'imyuka yose. Umuntu udukurikiranye mu ijambo rimwe, usamarayizinze ibyo bintu byose, bishyire mu ijambo rimwe. Kuramya Imana ni ugukunda Imana wese, ukayikundisha umutima wose wawe,
umutima ni ibintu byose biri kuko ikibazo nyine kiri mu mutima ni naho ikibazo cyabereye. Yesu yavuze ati ibyo bintu muri kuzana byo kurya no kunywa nta kibazo bifite, bizagenda bice mu nzira yabyo nyine byaremewe gucamo, kandi ikindi ni wa mutima. Uwo mutima rero niwo dushaka kuza igorogota watanyaguritse kumara ibintu bya Yesu. Si no gukunda Imana gusa, no gukunda Imana na wa mutima w'ikibazo. Urumva ntabwo bishoboka nyine Kristo atari aho ngaho. Bishoboka ko dushobora kwikunda ariko kuramya Imana ni ukuyikunda. Murakoze. nta yindi mana Amen. mfite atari wowe, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Ive ndashaka utubwire icyo kuramya bya Mfite atari wowe. Ive ndashaka utubwire icyo kuramya byakoze mu buzima bwawe, icyo kuramya byakoze. Hari ukumenya igisobanuro cyo kuramya. Wenda n'impamvu nakibajije rwose ni uko ndabizi ko buri wese yambwira igisobanuro cye bitewe n'ukuntu agishurirwa, kandi koko wacyanariza ugasanga ni ukuri. Uko Imana ni ngari no kuyisobanukirwa dusobanukirwa mu buryo bugari kandi butandukanye, ariko buriza ku kintu kimwe, uko duhishurirwa rumwe. Ariko ni iki byakoze mu buzima bwawe? Aha, urakoze. Iki kibazo kiri vaste, ariko ndagisubiza muri ubu buryo. First of all, umbabarire se n'ugaruka gato hano kugira ngo bimfashe gusubiza neza icyo warumvise. Kuramya ni acte y'umutima wasobanukiwe uwaramya, kuko ikigero turamyamo kingana n'ikigero tuzimo. Not kumenya icyo ari cyo cyose, but kumenya Kristo atari Yesu, kuko akenshi tumenya twigishijwe Yesu w'i Nazareti, ariko iyo umutima umaze kugera ku kigero cyo kumenya Kristo watumwe n'Imana cyangwa se wasizwe n'Imana, Kristo the anointed one, uko umusobanukirwa, uwo mutima wo kumusobanukirwa uko ukura niko n'ikigero cyo kuramya kigenda kingana. Bisobanuye ngo ntushobora kuramya utazi, ntushobora gucira bugufi utazi, ntushobora gukunda utazi, nk'uko yarabivuze. So nkagaruka kuri iki kintu mvuga ngo kuramya icyo byakoze muri jyewe nuko the more I know Christ, uko nsobanukirwa Kristo, niko umutima wanjye ushwanyukira imbere ye, niba ariko nabivuga. Uko ndushaho kumwegera, amaso yanjye arahumuka, niko mbona yaririmbye. Hari kubabara k'umutima, hari intimba, hari agahinda, hari ibibazo by'iduniya bihinduka umuyonga imbere ya Kristo, biyengera imbere ya Kristo. Umugera imbere uri kuramya, wamenye umutima, wasutse umutima, ya mahoro tujya turirimba ngo amahoro Yesu atanga, ayo ngayo agahita yuzura umutima. Bisobanuye ngo jyewe mu gisobanuro gito natanga kugira ngo wenda ntaza kuvuga ibintu byinshi, ko aho ngaho wari unjyanye ahantu harehare cyane, ariko kugira ngo bihine navuga ngo kuramya icyo byakriyetinze muri jyewe, byazimije ya void ituma numva agahinda se, umubabaro se, ishavu se, kwiheba, kwiganyira. Uko muramya niko anyuzura, uko anyuzura niko ngira amahoro, ngira umudendezo, ngira za depression, niko numva ubumana bungose, bigatuma bitakiri ikintu nkora occasionnellement,
ahubwo ni ubuzima bwanjye bwa buri munsi, kubera ko aho ngaho nahabonye comfort, nahabonye ubuzima, nkagumayo bikampindukira ubuzima, bikarangira kuramya kwanjye guhindutse ubuzima bwanjye bwa buri munsi, ari nayo mpumuro nziza natanga hanze, kuko ikikurimo ni cy'abantu bakuvomamo. That's my explanation. Ushobora kuba mvuze ibintu byinshi mu kanya gato, ariko ni aho ngaho niho ngewe byerekeza. Wow. Kuramya ikigaragara ni ikintu kigari. Yego. Amen. Ni ikintu kigari kandi gikora n'umurimo mu muntu mu buryo butandukanye. Icyo byahozemo gitandukanye n'icyo byakoze muri Mutware, niko mbese biterwa n'uburyo wabishuriwe. Uko bishurirwa arabivuze, uko ubishurirwa ukabimenya niko bigukorera, ni nayo ngano bigukoreramo. Amen. Ariko icyiza ni uko Kristo ari muri twebwe kandi ajya kugenda yavuze ijambo rikomera avuga ngo simbasize mwenyine, simbasize nk'imfubyi, mbasigiye umwuka wera umufasha, azababwira n'ibyo nababwiye, azabemeza iby'ibyaha byanyu. So iyo dufite umwuka wera rero, iyo twakiriye umwuka wera tubasha guhishurirwa, amaso yacu abasha kubona ibyo Kristo yakabaye aza akatwereka, muze mbajyane i Nazareti mbereke. Noneho umwuka wera akatwereka ibiri i Nazareti turi hano, bene magambo akaduhishurira ibyo abandi bantu batabona biri ku mutima w'Imana, twebwe tukabibona. Haleluya. So uko nk'uko iyo bamaze kubivuga, uko turushaho kuyimenya, uko turushaho gusabana nayo, irushaho kuduhindura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, irushaho kuzamura imitekerereze yacu, kuzamura mubyite spiritual life yacu, ubuzima bw'umwuka bwacu burakura, kubera yuko twegereye wa muntu dukwiriye. Hakozwe ko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiriye gukandagira, gutera ikirenge mu cye. Ntabwo tubyigishwa ngo ukuntu waterekereye mu cya Yesu, ngo uzabisoma ijambo ry'Imana ibyo gusa. Twese byose twarabyumvise. Ikigira umumaro ni uko duhishurirwa binyuze mu kuramya, duhishurirwa Kristo akatwereka ububi bwacu, akatwereka ubwiza bwe, akaduteza intambwe tuvana mu bubi bwacu itujyana mu bwiza bwe, tukaba duteye ikirenge. Haleluya. Ariko se ko numva twakomeza tukavuga haleluya. Ndifuza ko mbazana ikindi kibazo, wabukoraho nta kibazo, kugira ngo dukomeze tugende neza muri uyu mwuka. Akenshi impamvu namubwiye ngo akoreho, akenshi tuzi kuririmba, iyo tugiye kuririmba baratubwira, ni nako twabwiye abantu badukurikiranye, twababwiye ngo tubaye ikaze mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Kandi mu bintu tuvuze, mu bisobanuro byose tuvuze byo kuramya, nta kuririmba twavuze, sibyo? Ndashaka dukure abantu mu rujijo. Ejo ushobora kuzabwira abantu mu rusengero, muhaguruke dufatikanye kuramya Imana. Ariko njyewe bambwiye ko kuramya ari ugukunda Imana, atari ukuririmba. Akubwiye ukuri, urumva? Ariko nkagira ngo bino bintu tubihuze, kuko iyo ubwiye umuntu ngo dufatikanye kuramya Imana, by'ukuri ntabwo umubeshye, sibyo? Ariko kandi nisobanuye nk'uko twarimo tubisobanura, nabyo si ikinyoma. Nabivuze, kuramya ni ikintu kigari. Ariko ndagira ngo dufashe uno muntu uri muribaza iki kibazo, akibaza ko batubwira ngo duhaguruke dufatikanye kuramya, tukumva bararirimbye kandi batubwiye ko kuramya Imana ari gukunda Imana. Urumva umushyize muri confusion, abasigaye muri dilema, umukonfuzinze. So ndagira ngo uyu muntu tumufasha, tumukura aho hantu, tumuzane. Nituzaba tumubwira tuguhaye ikaze mu mwanya wo kuramya Imana, ajya abyumva na wa mutima. Nitumubwira kuramya Imana no gukunda Imana,
babyumve mu mwuka umwe wa cya kintu twarimo tuvuga. murakoze cyane. Ibintu bibaho cyane dukunda kubibona ku isi, usanga nyine abantu barahimbye indirimbo zitandukanye, usanga wenda akaza gupfa aririmba indirimbo y'umubabaro, ugasanga akundanye n'umuntu bagira ibihe byiza, muri icyo gihe agahinda indirimbo ugasanga ari indirimbo. Umuziki muri rusange, indirimbo nyine ni kimwe mu bintu dukoresha hano ku isi twe expressinga yaba umubabaro wacu, yaba ibyishimo byacu, yaba uburyo dukunda ibintu runaka nyine ibyo twaririmbye. Njya mwumva nyine ko hari n'abaririmba nyine abantu bakomeye batandukanye, kubera nyine akamukunda ku rugero nyine ashobora no kumuhimbira indirimbo akayiririmba. Rero yakubye kuvuze ngo niba wishimye niba kuko umutima wawe ukunda Imana, indirimbo zawe zimeze ntabwo ari ibintu bazakubwira ngo ubwo noneho ngo tugeze mu mwanya wo kuramya Imana, ngo ngwino turamye Imana. Oya, ahubwo urukundo ukunda umwami wawe iyo wicuye indirimbo ziba zibiri, wumva unezerewe uburyo umukunzi wawe, wumva nyine umugani wa Zaburi ya 40 washyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, ukajya ubyuka wumva indirimbo nshya mu kanwa kawe. Kugira ngo izo ndirimbo nshya ni izi zifite melodi. Urumva rwa rukundo ukunda umwana, ni ibintu biba mu buzima bwacu, yuko nyine ibyishimo byakurenze usanga nyine ushobora kuririmba ikintu cyangwa ushobora kuririmba umuntu runaka. Rero muri urwo rukundo rwinshi rwo gukunda umuremyi wawe, niho noneho kubera rwa rukundo umuririmbira izo ndirimbo zo, kubera uko Victoria asabaze kubivuga, kubera wakumenya noneho n'akabusabane muri kugirana muri ukuri kumumenya, indirimbo zitoka ugatangira kuririmba ukashima umwami ukamutambira kubera ko nyine rwa rukundo rwaguteye kuba ibintu bitoka. Abisiraheli murabyibuka igihe twavuze bakuramya Imana ko harimo na terme yo gushima Imana, igihe bambukaga inyanja indirimbo zagatotse guhimbaza Imana ati niwe Imana yacu, turagushimye turagukunda, kubera nyine uko yabivuze bari bayimenye ibintu ikoze ukuntu bayimenye muri ubwo buryo. Ibi hari icyo wongeraho? Let me say it like this. Kuramya ni ikintu cyagutse, ni inyanja nini. Hanyuma kuramya ni igikorwa umuntu akora, ni acte y'umutima, ni ubuzima abayeho, ariko noneho bukagira ways nyinshi bugaragariramo. Ariho haziramo kuririmba, ariho haziramo kuramya Imana mu buryo bwo gusenga bw'amagambo, nizo za ndirimbo ziri mu mutima, aho tugera tukabwira abantu ngo koresha amagambo yawe uramye Imana utakoresheje indirimbo. Impamvu ahanini bikunda kujya muri melodi n'indirimbo nuko no mu buzima busanzwe melodi, indirimbo ni ikintu gikora ku marangamutima, ni ikintu cya attracting amarangamutima cyane. And ntabwo ushobora kuramya Imana neza amarangamutima yawe atatanye ari hirya no hino, bisaba ko amarangamutima yawe aba ari hamwe. Rero kimwe mu bintu bikurura attention y'abantu cyangwa bikurura focus y'abantu ni indirimbo, umuziki. Ahantu twaba turi hose, icyo naba ndi gukora cyose, how much concentrated I am, ukoze ku cyuma sound igasohoka ikagera mu matwi yanjye, ndahindukira nkajya kureba icyabaye, kuko ni tic-tac. Umuziki ufite ukuntu ukurura abantu. So it's a tool
ni cyangwa se ni igikoresho umuntu akoresha kugira ngo afashe umuntu ajye kuramya, ariko ntibisobanuye ko abanyamuziki aribo baramya gusa. Ntibisobanuye neza w'ijwi ryiza nk'irya mwene data ariwe muramyi gusa. No, nawe babwira ngo ufite ijwi nk'iry'ikijwangajwanga, your heart, the condition of the heart, cyangwa se uburyo umutima wawe umeze, imiterere y'umutima wawe, ubwo ndavuga indani, the inner you, ni nawe ushobora kuramya. Igisohoka mu mutima wawe, aho nkaza kugaruka ku kantu kavuga ngo basubire mu ma episode atambutse twakoze muri True Worship agiye atandukanye, dusobanukirwe kuramya n'iki, guhimbaza n'iki, kuko hari aho twigeze kubivugaho. Njyewe ndakurikira episode ku yindi, ngo ibi bintu ni suite nziza ifasha umukristo wese kumenya uburyo asabana na data. Naje gusanga ubu buzima tubayemo, twagize igihe kinini cyo kujya imbere ya data turi kwinginga dusaba, ariko ubusabane bwo kubwira data uko umwumva, uko umufiringa, uko umukunze, uko biboneka gake. Usanga tuzi imbere tumubwira Mana ni shitani randembeje, Mana kemea pepo toka kwa jina la Yesu. Nibyo nubwo ubuzima duhora mu ntambara, ariko ubuzima buzi imbere y'Imana nta cyifuzo. Apolineri yararirimbye ngo abakurondera barira ni benshi kubw'ibibazo bibakikuje, kandi nanjye nakagombye kuba ndi muri abo, kuko nanjye ibibazo biranzengurutse, ariko sinzanywe n'ibibazo. Zinduwe no kugushima, nzanywe no kuraba ubwiza bwawe, nje kukubwira ko ngukunda, we undutira byose, kuko kubana nawe ataco nobigereranya. That's the heart of a worshiper. Uwo ni wo mutima w'umuramyi. Ukirengagiza bya bindi byose wari ufite byo gusengera, ukaza imbere y'Imana ubwira ngo nje kukubwira ko ngukunda. I just love you. I feel like I want to just gusabana nawe. Ntabwo nzanywe n'ikibazo mfite. Urabona muri church twize igihe kinini, tujya dukora amasengesho y'igihe kinini, tukavuga ngo ni amasengesho y'iminsi 40 yo kwinjira mu murwa, amasengesho yo gutabarwa, habaza ndagutabara nkwereka ibikomeye. Nibyo Bibiliya ni kwivuga, I'm not against, ariko ntabwo tugira igihe cyo kuza imbere y'Imana ngo mubwire ngo Mana ntabwo nzanye bya bibazo, ntabwo nzanye za stress, ntabwo nzanye bya bibazo by'Ikigali n'inyamata. No, I'm just coming with the heart yo kukubwira, nta nubwo nje kugushimira kubw'ibyo wakoze, kuko n'igihe itakoze ni Imana. Shadraka na Meshaki na Abednego nibo bampinyuje, ndi kubigaho muri iyi minsi, n'ahantu uzanyumva mvuga kenshi uzasanga ndi kubavuga. Aba batipe barasobanukiwe, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza rwose, ariko naho itadukiza, we are sure, we are pretty sure. Iyo conviction y'umutima yo kuvuga ngo ntaje kugushimira kubw'imirimo myiza wakoze, sindabyara, sindabona imodoka, sindabona inzu, ndacyakodesha, bansohoye mu nzu, ariko ndi imbere yawe kukubwira ngo umutima wanjye uragukunze, urakwishimiye. I feel like you are just my God. Nta yindi Mana mfite, ni wowe gusa, nta ibindi byose ndabyirengagije. You are just my God. Ugeze aho ngaho urumva ko ibyo ngibyo navuye mu kintu cyitwa indirimbo. Ushobora kubikoresha muri melody nkabishyira mu ndirimbo nk'uko Apolineri yabikoze, ariko nshobora no kuza imbere y'Imana nkayibwira Mana, abantu bazi imbere yawe n'imbaga nyinshi, kandi bose baje kukuramya, baje kugusaba, baje kubw'ibibazo bibakikije, ariko njye sinzanywe n'ibyo bibazo. Njye nzinduwe no kugushima, nzanywe no kureba ubwiza bwawe gusa. Show me your glory. Aho rero aho ngaho niho ugeze ku mutima.
umutima wo kumwumvira. twakabaye dukomeza kugira ngo dukomeze guhishurirwa. hari uburyo wumva ibintu ukumva wakomeza ukabyumva, ariko nagira ngo dukore iki gikorwa. Turi kumwe n'abakozi b'Imana hano, nagira ngo ubwo tuba tuvuga ibi bintu, ariko tunafate n'umwanya dusengera umuntu dukurikira, kuko ibi ngibi ntabwo ari ibintu byumvishwa n'amatwi aya y'inyuma, ibintu byumvwa n'umutima, sibyo? Dusengere ubuzima bw'umuntu udukurikiranye none, kugira ngo Imana ibishurire birushijeho ibyo twavuze. Twebwe turavuga, ariko amagambo tuvuga si yahinduye. Spirit behind iri inyuma y'ibyo tuvuga niyo ihindura ubuzima bw'abantu. Niyo mpamvu dushaka ngo dusengere umuntu udukurikiranye. Niba ari umuntu wadukurikiranye adakijijwe, uyu munsi Kristo atahe mu buzima bwe. Niba ari umuntu wadukurikiranye akijijwe, ariko yumva afite umutima ukanyaraye, afite umutima wihebye, umutima wuzuye amarira, wuzuye amaganya, wuzuye, uyu muntu tumusengere kugira ngo ubuntu bw'Imana bumugereho, nawe abashe kugira wa mutima uramya Imana muri situwasiyo iyo ari yo yose arimo. Ubwo ndi kugeza gusa narayizinga ngo bino bintu byose twavuze tubikuremo icyifuzo cyo gusengera bano bantu. Ikindi cya nyuma, nimba hari umuntu wumva yaranyotewe cyangwa se anyotewe no gukomeza guhishurirwa cyangwa kumenya birushijeho kuramya Imana imwishurire, nibwo buzima umuntu azabamo ntiyicuze, nibwo buzima umuntu azabamo Imana ikanezerwa, nibwo buzima umuntu azabamo agahorana umunezero kugeza avuye muri iyi si, nibwo buzima tuzabamo tuvuye no muri ubu buzima bwa hano tugiye no mu ijuru, nibwo buzima tuzakomeza kuba. Haleluya. Ndifuza yuko bano bantu tubasengera, kandi turabasengera twese, ntabwo turi buze kubwira umuntu. Twese dufite mike, twese turabasengera, tubatureho guhishurirwa, tubatureho agakiza, Yesu abihishurire, bamumenye kuko natwe twagira ubumenyi bwo kumumenya, tubatureho guhishurirwa kuramya Imana birushijeho. Twese tuzamura amajwi dusengera kubwira. Tutarasenga ndashaka kuvuga iki kintu. Ushobora kuramya Kristo utaramwakira, ataraba muri wowe. Icyo ni icya mbere. Kuvuga ngo niba udukurikiye utarakizwa, find a way, shakisha inzira yose iri butume ukira. Niba hari uburyo wenda mukoresha butuma abantu twabageraho mukabafasha bagakizwa, bitume mwese. Icya kabiri ni uko ntabwo tukiramya Imana nk'iri mu ijuru, turaramya Kristo uri muri twebwe, utuye muri twebwe, washimye kubona ubuturo mu mitima yacu. Uwo niwe turi kuramya. Ni nayo imbarutso yo kumuramya utagiye kumushakira mu nzu runaka, ahubwo aho uri hose bihinduka ubuzima. Icya gatatu nashaka gusorezaho ni ukugira inama umuntu wese wumva kuramya bijya bisa n'ibimugora. Just try it, uzabona umusaruro wabyo. Igihe cyose ugiye imbere y'Imana wuzuye amaganya n'ibindi, ubura n'amagambo yo kuvuga. Ariko igihe ugiye imbere y'Imana ukirengagiza ibyo byose, ugasuka umutima wawe ariko ubwira Imana ikiri cyo kuruta kubwira Imana ibibazo ufite uko bingana, bikugirira umumaro indani. Dusengera aba bantu, icyo kintu gikomeze kiringinge mu mutwe. Twite ku bugari bw'Imana kuruta ubugari bw'ibituzengurutse, kugira ngo kuramya kwacu kube efikasi. Uburyo bwiza umuntu ukeneye gukizwa ashobora kutwandikira muri comment. Hari na nimero ya telefone iri muri ushobora kudukurikirana ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se message isanzwe, nta kibazo turagufasha. Kandi ikirushijeho ni uko Kristo
ari aho uri kuruta uko twebwe turi aho uri. cyane ntugire impungenge z'uko utabashije kutuvugisha nubwo bishoboka, ariko Kristo we muri kumwe kandi arareba no mu mutima wawe ko twe ntitubasha kuhareba. Reka twature aya magambo. Nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Turimbana. Nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana, nta yindi mana mfite atari wowe. Dusengera abantu badukurikiranye, turagushimiye Mana kuri mwiza, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye neza uri mwiza Yesu, turagushimiye mucyo w'amahanga yose, ko washimye kutwihishurira wowe amahanga yose ibyo tubashije gusobanukirwa, ukavuga ngo nta yindi mana atari wowe ibyo gusa. wanyujije mu bwoko bwawe. turagushima Wemeye kuza kuba muri twe, uhimbaze nk'inshuti bifuza Imana tubana, bifuza kwishyurira, utari kure, bifuza aho baravuze ngo turi bifuza umuntu wese kuva mu bubata bw'ibyaha bakabivana Imana bifuza bakakwimbata n'icyaha bakakwizera bakakumenya bakaba abana yo bawe. gushaka kumenya Urabasengera kugira ngo mwami ufite inyota yo Mwuka gushaka w'Imana abicira mu buzima bwabo, abahindura bakira agakiza, turabasaba mwami, bishurire turabasabira abashyira mu ubuntu bwawe bwatuye mu muryango, abakeneye ubuntu bwawe umushaki bakuranye, abashaka gusobanukirwa kurana icyaha cyo, reka bitangire bibe mu buzima bwabo, batuye bidasanzwe mu buzima bw'umuntu wese ukurikirana, kugira ngo usukemo ububyutse bwo kuramya, usukemo ububyutse bwo kukuramya, usukemo igicaniro cyo gukuramya mu muryango we, mu buzima bwe, mu kazi ke, mu mashuri ye, mu izina rya Yesu Kristo. wowe bitume Bafite imitima yihebye, bafite imitima bihishwe, bafite umwanya batakaje ibyiringiro, basubize mu ibyiringiro mu izina rya Yesu. Isoko yo kuramya Imana ukomeze kuvuguriza mu buzima bw'abadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze uganze utegeke mu buzima bwabo, ukomeze kubishurira buri joro uko baryamye bajye bawishurirwa, ku manywa bagenda bari mu kazi, bari mu ishuri, bagenda mu muhanda, barushaho kugusobanukirwa, barushaho kuguhishurirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ritubwira yuko igihe kije kandi gisohoye kugira ngo abakuramya bakuramye mu mwuka no mu kuri, kuko data ushaka ko bene abo aribo bakuramya mu izina rya Yesu. Reka ujye gukuramya mu mwuka no mu kuri mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye, wakoze kubana natwe, wakoze kubana na buri muntu wese udukurikiranye. Reka ukomeze kutwishurira turusheho gukumira birushijeho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana ibahe umugisha nk'uko twabanye, Esibe Imana ibahe umugisha, Mutware Imana ibahe umugisha, Ive Imana ibahe umugisha. Ndabizi neza ko si ubwa mbere tubanye kandi si ubwa nyuma, dukomeje gufatikanya kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudukurikirana namwe, Imana ibahe umugisha. Murakoze, nawe utaha niba utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ubikore kuri The True Worship TV kugira ngo utaha nituzaza dukora ibindi biganiro ujye ubasha kubona notification, hanyuma ukurikirane, bizatuma urushaho gusobanukirwa byinshi kukuramya